yita ngo ni indaya ya office cyangwa se indaya ya company kiki wa company zongijwayela kabo ntukansuzugure gutyo umuntu yisuzuguje kera ariko wamubwira ibyo akora ngo uri kumusuzugura usanga nk'indaya yicuruza iyo yise ngo ni indaya yanakwica ngo niwo bumugize indaya kuko bimwise icyo kibazo sheri yasanze umugore muri office mbwira Joe bino bizatwara igihe kingana iki namhlanje noma into yakusasa bizarangira ejo bizarangira uyu munsi sami into yanini uravuga ibiki sheri ngivume mina ukuthi wena uphinde wenze sinakwemera kongera gutuma ngaragara nk'ikigoryi bwa kabiri ukuthi ngiphinde ngibele istimela sinshaka ko tuzongera guhora muri ibibazo byaka gakobwa bita ngo ni matipa angizona sebenza bino biturutse matipa murakorana single day song iyo ntahari muririrwana muri office until intombazana bivuze ngashobora kukureshya akongera akagufatirana mu ntege nke zawe gutuvuga ngihabara waryanze kandi mugikorana kifume ntago nabyemera ko ihabara ryongera kugusubirana kumbwira ngo ihabara warivuyeho kandi mukorana mwirirwana umunsi ku munsi sinabyumva ntabwo bishoboka kanye kari kose hako ngera hagashya sawa bw'icyavugura cyumva see you in his office boss gomora ngaragushaka muri office siyabona bwanyuma nanyuma nimbuyelile wabona garuye ubwenge agira ngo dusubirane mu rukundo uthi aweka ama calls azomphazamisa ngera iyo ndi kumwe na boss nagira umuntu dutelefona ngire tuntu nikorera na boss muri office boss ngaramuhamagaye avuga ati boss agaruye ubwenge tugiye gusubira harahiye secretary yarumiwe abakobwa bari kuza ari bashya bakazamuka mu myanya kubera iki kumenya icyo bashaka umukobwa wamenye icyo ashaka yaje anasanga ari kumwe n'umugore we yinle ibi ni ibiki kandi bavuga neza amahabara ntajya asara icara ndahagarara icara ngiye ndahagarara my husband and I je n'umugabo wanjye so uthi ama service twafashe umwanzuro ko service watangaga muri kino kigo nandika ngaka asawadingi tutacikeneye kazi wadukoreraga ntago tukigakeneye dismiss turakwirukanye immediately kandi nonaha nta nteguza nonaha